aka kanya uri mu nyumva, niba uri mu Rwanda se cyangwa ukaba uri mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose ariko kiri ku mubumbe dutuye ari wo bita isi, ashobora kuba atari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri ubona message igushyikaho nko kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook ivuga ku buryo paracetamol kuyinywa bitemewe mu iyi minsi bitewe no kuri kugenda ikwirakwiramo ubwoko bwa virusi bita bari kwita izina machupo virus. Akenshi iyi message iri kugenda ikwirakwira ku rubuga nka Facebook cyangwa se WhatsApp, uri kujya kubona ukabona iyo message ije mu buryo bwa forwarded. Iyi ni message iri kugushyikaho umuntu yiguhaye wese akaba gutegetse uko ugomba kuyisangiza abandi, ivuga yuko ngo tugomba kuyisangiza abandi kugira ngo dukomeze turengere ubuzima bwa benshi. Kandi uburyo irimo ikwirakwizwamo hari n'andi magambo arimo avuga ati ni virusi mbi cyane, andi akavuga ngo urica cyane cyane no ukabona izi SMS ziri gukoreshwa hagaragazwa ko ari RBC itanze iryo tangazo cyangwa se UMS nk'umuryango uharanira kurengera ubuzima bw'abatuye isi. Gusa ndimo ntekereza yuko uko byasa kose ushobora kuba uri mu rujijo, uri kwibaza ati se koko byaba ari byo cyangwa kwaba ari ukubeshya ko maze igihe kinini kitari gito yankoresha imiti ya paracetamol, aho ntago iyi virusi yaba ingeze kure yenda kunyica, cyangwa se ukaba uri mutekereza uvuga ati ko iyi message nyibonye inshuro nyinshi, aho ntago ibintu naba mbibonye byararenze igihe kandi nakagombye kuba narabyirinze, cyangwa se ukaba uri umwe mu babonye iyi message mbere cyangwa se kabitaranagushikaho ariko ukarushobora gutekereza ati ko nigeze nyibona nkabyirengagiza, aho singe waba warihemukiye nkaba nariyishe mari nge nta wundi nge ndi Honore. Ikiganiro kirimo nyabyimbitse amashimwe yakwamukurikira, ibyegeranyo nk'ibi kuri channel yanjye biriho cyane, ubwenge nk'ubu ngubu kubabwira amakuru ahandi utayasanga, yaba y'ukuri yaba y'ukubeshya cyangwa se nkabakura mu bishusho byose wabisanga aha ngaha. Iyi ni isoko yawe ngo univomeho. Reka tuze tuvuga ko iyi virusi birimo vugwa cyane ngo iri kwataka abantu benshi cyane banyweye iyi miti ya paracetamol. Ariko se kuko byaba ari byo kwaba ari ukubeshya? Ni hese ahubwo paracetamol iraza guhura n'iyi virusi? Katuze tubivugeho. Icyo usabwa we ni ukureba iyi video kugera irangiye, uko byasa kose iraza kurangira umenye ukuri kwa nyako kwihariye, bituma uva mu rujijo ubashe no kuburira abandi neza, aho bukera utazarangira ubuze ubuzima bwawe hejuru yo kutumva iyi video cyangwa hejuru yo kudakurikirana ibi ngibi. Iki cyo ni igice cya 4 kivuga ku miti ndetse n'ubuzima bwacu, aho byose ubisanga ku iyi video yanjye. Nk'uko twabivuze, guhera mu 1962 ukitsa mu 1963 nyuma y'uko virus nk'uko twabivuze ni virusi yahuzweho cyane mu gihugu cya Bolivia, aho yagaragaye bwa mbere. Gusa ni virusi igaragara mu bwami cyangwa se muri kingdom bita arena virus, kandi iyi ngiyi virusi nayo usanga itera indwara ngo bita BHF cyangwa se Bolivian hemorrhagic fever cyangwa se ari nayo bita izina old dog fever. Gusa ikindi kivugwa nyuma y'ibi ngibi bivuga yuko iyi ngiyi ari indwara igenda cyane ikwirakwira kandi igakwirakwizwa n'imbeba bita Calams cholerae zo mu bwami bita rodents. Gusa ngo iki ni icyorezo cyangwa n'indwara gikibasira cyane abantu batuye mu gihugu cya Bolivia, ariko cyane abantu batuye mu bice by'icyaro. Gusa ngo iyi ndwara ni indwara igenda yandura binyuze mu mwuka, mu byo kurya, kuba umuntu yakora kundi cyangwa se kuba basangira ibikoresho runaka, nk'uko byagaragaye ku ndwara nyinshi zatatse isi yacu zitandukanye nka coronavirus cyangwa se Ebola. Kandi birongera bikagaragazwa yuko iyi ari indwara ikunze kugaragaza ibimenyetso bitandukanye, harimo nko guhinduka kw'amaraso y'umuntu, bikarangira umuntu bifite amaraso y'umutuku ari kuva noneho amaraso asa umukara. Gusa ikindi kigaragara ngo nuko iyi ni indwara ituma umuntu agenda akananirwa mu guhumeka bikagorana cyane. Ikindi nanone usanga umuntu wafashwe n'indwara agaragaza ibimenyetso nko kunanirwa cyane ko gukora k'umubiri cyangwa se gutera k'umutima. Ikindi kintu kigaragaza iyi ndwara ni ukuruka cyane ndetse no kudiyara. Gusa ikindi kirenze ku ibi ngibi bavuga yuko iyi ni indwara itarabonerwa umuti ndetse n'urukingo. Bivuze ko iyi ni imwe mu ndwara n'ubundi zangayikishije isi ziterwa n'iyi virusi ya machupo nk'uko twabivuze.
iri kugenda ikwirakwizwa n'imiti ya paracetamol, kandi tuzi ko ari imwe mu miti turengera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Aho ntabwo ubuzima bwacu bwa buri mu kangaratete, ntabwo isi byaba bigiye guhinduka kurenza yuko yaba arahanganye n'icyorezo cya coronavirus cyangwa se Ebola. Ese koko ibi ni ukuri cyangwa ni ukubeshya? Komeza ugume hano tuze twumve uburyo iyi paracetamol nk'uko bari babivuga ahantu iza guhurira n'iki cyorezo cyangwa n'iyi virus nk'uko biri kuvugwa cyane cyane. BP 500, iyi ngiyi ni imwe mu miti cyangwa ni bimwe mu binini dusanzwe tuzi bita paracetamol 500, aho iriya 500 igaragaza yuko iki kinini gifite amagarama ashyika kuri 500. Gusa iki ngiki ni ikinini cyavumbuwe hasaga mu mwaka w'1893, gusa nyuma yaho kiza kwemezwa ku mugaragaro gutangira gukoreshwa muri Amerika hasaga mu mwaka w'1948. Ibi byose byavumbuwe n'umugabo bita Bernard Broad. Uyu ni umugabo wo mu Bushinwa, ariko ibi ngibi byaje gukurikira nyuma yaho birangira imiti itangiye kwemezwa gukoreshwa ku isi yose asaga mu 1955. Ibi bishatse kuvuga yuko icyo kinini ubona wari usanzwe ukoreshwa aka kanya akaba ari kukubwira ati kirimo kikwanduza virusi ya macupo, iki kimaze imyaka ishika kuri 70 yose gikoreshwa kirengera ubuzima bwa benshi ku isi. Gusa nk'uko navuze BP 500, ibishatse kuvuga yuko iyi paracetamol ifite amagarama 500, gusa nanone izwi ku izina nka acetaminophen. Iki ni ikinini cyangwa se umuti usanzwe ukoreshwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, nubwo twebwe bo mu Rwanda tuyizi nk'aho iyi ari imiti ivura uburibwe bw'umutwe cyangwa se kubabara umutwe. Gusa ibi bigaragaza yuko iki ari ikinini kivura ibintu byinshi bitandukanye, harimo nko kuribwa umutwe, kugira uburibwe bw'umubiri bisanzwe cyangwa se kugira umuriro mwinshi, kuribwa amenyo, kuribwa imitsi, ndetse n'ikindi bita kugabanya uburibwe ku bakobwa cyangwa ku bamama mu gihe bari mu gihe cy'imihango. Gusa si ibyo gusa, nanone iyo paracetamol ubona n'ubundi ishobora kugenda ikakuvura ibicurane mu gihe wahanganye nabyo, cyangwa se ikagufasha kurwanya ibindi bicurane byo mu bwoko bita influenza. Nyuma y'uko tumaze kuvuga aya mateka y'iki kinini cya paracetamol, tukaba tumaze no kuvuga inkomoko y'iki cyorezo cyangwa y'iyi virusi bita macupo virus, noneho katuze tujye twakinjira mu nkuru neza, tuvuga impamvu ibi ngibi birimo gukwirakwizwa, niba ari ukurengera ubuzima bw'abantu cyangwa se niba ari ukubeshya. Katuze tubyinjiremo neza, tuvuga ahantu bihuriye, tuvuga igihe ibi bintu byatangiye gukwirakwizwa ku isi. Ese wowe ntabwo waba ubyumvishe nyuma abandi barabyumvishe mbere? Wowe ka buzima bwawe bwaragiye mu kangaratete utabizi, kangaruka ibi ngibi tubivugaho neza tubirangize. Ahasaga mu mwaka w'2017, cyane cyane ku masosho media nka WhatsApp cyangwa se Facebook ndetse n'izindi zitandukanye na Instagram irimo, mu bihugu cyane cyane by'umwihariko nka Afurika y'Epfo, Zimbabwe ndetse n'igihugu cy'Ubuhinde. Iyi ni imwe muri message yagiye kwirakwira kandi igakwirakwira ahantu henshi, iburira abantu yuko bagomba guhagarika gukoresha imiti ya paracetamol bitewe n'uko ngo irimo igenda ikwirakwiza icyorezo bita macupo virus, ariko twavuze ko ari muri bwa bwami bita RNA virus. Ibi ngibi ngo byaje kugaragara aho byarangiye nyuma y'iminsi mikeya, iyi ari message iri kugenda ikwirakwira ku isi hose kandi igakwirakwira mu ndimi zo muri icyo gihugu, aho byagaragaye yuko iyi ngiyi ari message iri gutangwa na OMS nk'umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku buzima bw'abantu, cyangwa se ugasanga nko mu Rwanda hari kugaragaraho RBC nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera abantu ndetse n'ubuzima bwabo. Nk'ibihugu nk'uko nabivuze bya mbere, iyi message yagaragayemo Afurika y'Epfo, Zimbabwe ndetse na India cyangwa se Ubuhinde. Iyi message yaragiye iragaragara cyane, abantu benshi batangira kuyitindaho ndetse no kuyitekerezaho, bamwe ubwoba bubabana bwinshi bitewe n'uko yari umwe mu muti umaze gukora ibitangaza byinshi ku isi, aho ugenda urengera ubuzima bwa benshi mu buryo butandukanye. Niba message itarigeze gushyikaho ubwawe, ushobora kuba warayibonye no muri groupe ubamo se, ukayibona muri groupe imwe, ukayibona muri groupe ebyiri, gusa ushobora kuba utarigeze unayibona mu izo groupe ubamo zose, ukarabonye umuntu mwiceranye, umuvandimwe arimo ayisoma se,
cyangwa n'ahandi hantu henshi ukaba warayibonye. Gusa koko si ukubeshya, iyi ni mesaje imaze kugaragara ahantu henshi hatandukanye, aho iri kuzivuga byinshi biteye impagarara ku buzima bw'umuntu. Kanze tubanze tuyisome twumve neza ikiri kuvuga, wasanga wenda iyo ufite atari nako ibivuga. Nk'iryo mfite hano iravuga ngo itangazo ryihutirwa. RBC iki ari cyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bita Rwanda Biomedical Center. Bitangira hariho website ya RBC ivuga ngo mwirinde kunywa paracetamol zaje ubu arizo bita P500. Ibigaragaraho yuko n'ubundi harimo nikosa, kuko iyi paracetamol ntabwo bandika ngo P500, ahubwo akenshi usanga batangije ngo PB. Aho message ikomeza ivuga ngo ni paracetamol zaje ubu ngubu zifite ibara ryera cyane kandi zibengerana. Gusa ntabwo handitse ngo zibengerana, handitse ngo ni paracetamol zaje ubu zifite ibara ryera cyane kandi zibengerama. Urumva yuko iyi ngiyi uko byasa kose igomba kuba scam, kuko ibishatse kuvuga yuko nta tangazo rya RBC ryaza rimeze gutya rikaza ritariho byibura na sinya y'umuyobozi wa RBC, cyangwa se ngo rize rinanditse neza, ahubwo harimo imbogo gusa. Ikomeza ivuga ngo inama zatanzwe n'abaganga zivuga ko izo paracetamol zirimo virusi yitwa Machupovirus, ifatwa nka virusi mbi cyane, igaragara ko imaze kwica abantu benshi. Bikarangira bakubwira ngo uhe iyi message abantu bari ku rutonde ufite n'abagize umuryango wawe ugira abo ukorera ubuzima. Okay, urumva ugira ngo ugira abo ukorera ubuzima, ariko ubwo bashaka kuvuga ngo ugira abo urokorera ubuzima. Noneho tujye twabivuga neza byose ikintu ku kindi. Ikigaragara cyo nabamara amatsiko mbabwira ngo iyi message iri scam, kuko nta message ya Rwanda Biomedical Center yazi itariho sinya, itariho ikirango kigaragaza Repubulika y'u Rwanda, itariho ngo Ministry of Health. Bishatse kuvuga yuko iyi ni message yo kubeshya. Ibi nibwo naje gukora ubushakashatsi binyereka yuko iki ni igihuha cyatangiye muri 2017. Urumva we niba iyo message wayibonye none cyangwa ukabibonye muri iki cyumweru, urumva hashize imyaka ijya gushyika ku 8 yose iki gihuha kirimo gikwirakwizwa. Ariko byaje kuvuga yuko iki ari igihuha kiri gukwirakwizwa cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp, Facebook ndetse na IG ariyo Instagram. Ibigaragaza yuko iki ni igihuha kimaze kwera cyane kandi kimaze igihe kinini gikwirakwizwa ku isi, aho ngo barimo bagikwirakwiza bari kwandika amagambo bivuga ati ngo iyi ni virusi mbi cyane ishobora kwica abantu mu gihe gitoya, bakongera bakavuga ngo iyi ni virusi yica cyane kandi ku buryo bwihuse. Gusa bakarangiza banagutera ubwoba bakubwira ngo iyi message yisangiza abantu bose, abo mubana ku rutonde, ubwo bashatse kuvuga groupe, abo mubana mu rugo se cyangwa n'abandi bose wowe ugira. Bashaka kubwira ngo ibasangize kugira ngo ukomeze urengere ubuzima bwabo, share to save lives. Kandi harongera hakakubwira ngo iyi message iri gukwirakwizwa mu bihugu byinshi bitandukanye, bagaragaza yuko ngo ari message iri gutangwa na OMS, ariko mu Rwanda ho ziri kuza ziriho ikirango kivuga ngo ni message ngo iri gukwirakwizwa na Rwanda Biomedical Center ariyo RBC. Gusa ibi byose ni ukubeshya. Si ubwa mbere message nk'izi ngizi zivuga ku bihuha zibaho, ibi na kera kose byahozeho, ariko ibi ngibi ni ibisanzwe. Kandi hari n'ikindi gihuha kiri kuza kivuga ngo ntago paracetamol ngo mu Rwanda zikemewe, ngo niyo mpamvu ngo nibi barimo bavuga ari ukuri. Ntago paracetamol mu Rwanda bigeze bazica, zirakemewe kandi ziranakoreshwa cyane. Gusa ikirenga kwibyo ahubwo biri gutangazwa yuko hari abantu runaka bagomba icyazi kwirinda gukoresha ibi binini, bitewe nuko bishobora kuza kubagiraho ingaruka mbi cyangwa bikabongamira ubuzima bwabo mu buryo butandukanye. Harimo cyane aho bavuga ngo abantu barwaye umwijima ntago ibinini kuri bo kubikoresha byemewe, bitewe nuko ngo birabarembye cyane kandi bigashobora kuba byatuma ubuzima bwabo bujya mu kangaratete. Gusa si icyo gusa, n'ubundi bavuga yuko umuntu byibura urwaye ariko akeneye kwivura agomba kunywa ibi binini ku buryo bamutegetse kwa muganga, bitewe nuko ngo ibi ni ibinini cyangwa ni imiti yangiza cyane igatera indwara by'umwihariko y'umwijima. Aho bivuga yuko wakabije ntabwo ugomba kurenza ikinini kimwe gukitsa kuri 2 mu masaha hagati ya 4 na 6. Uyu mubare uramutse urengeje
ibi ngibi uba uri kwishyira mu kangaratete k'ubuzima bwawe, aho ushobora guhura n'ibyo bibazo by'indwara y'umwijima nk'uko nabivuze. Niba wakurikiye iki cyegeranyo kikaba gishyitse aha ngaha, uri umuntu w'umugabo cyane, ushaka wakiha amashyi, gusa icyo nzi cyo nawe ntabwo utahanye ubusa, ahubwo ukuyemo inyungurabwenge kandi ukuyemo ikikumara amatsiko yose wari ufite, ubashije kumenya uko warengera ubuzima bwawe ndetse n'ukuri kwihariye kwa nyako kw'ibi ngibi. Njye ndibonore nk'ibisanzwe nk'uko nabikubwiye. Icyegeranyo nimenya byimbitse nk'ibisanzwe kwica no yanjye n'ibyegeranyo byinshi bihari nk'ibi ngibi. Niba ari ubwa mbere uhashyitse, ntugende udakoze subscribe kugira ngo n'ikindi cyose cyazaza kizabe impamvu yo kuba byose wabyumva kandi ukabimenya, kandi ubashe no kumva n'ibindi byose byashize, kuko ubumenyi bwose burimo nta wundi bugenewe uretse wowe gusa. Iyi ni isoko yo kuvomaho. Iki ni igice cya 4 mu bice byose bivuga ku miti ndetse n'ubuzima, inkomoko y'aho imiti yahereye ndetse n'uburyo ikoreshwa ku iki gihe n'uburyo bwemewe cyangwa n'ibinemewe. Ibyo byose biri kwica no yanjye. Niba ari ubwa mbere ubyumvishe, washangiza n'abandi mukabasha mwese kugira ubwenge bungana ndetse n'ubumenyi bungana. Ibirenga kw'ibyo, ndagushimiye wumvishe ikiganiro kugera kirangiye. Ciao.